Ngira shitani nuko nyine mu Rwanda sometimes wajya ngo nago to respecting impano ariko shitani ni umuntu mwiza kuri action movement ni sura tukune tugira ngo gutyo tubona ko yuna kina ari byo shitani kuri action na Bulldog yitwa abayobozi ndakubwira ngo dukora job bakora ubusa turabaza bakibada gusa nituguza twe tudaguriza wazana so kadaburizwa Ya namati sumba sumbire giwa minego nyita Hope Rocket cyangwa Guruneri nyita RPG. Reka mbashimire kandi mbaha ikaze kuri Ni Hope Media TV. Ya waba utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ndagushimiye cyane sharap ku bantu bakunda Ni Hope Media TV aba diaspora. Ndabizungu uyu musani turi kumwe nagaze ko ibihugu bitwegereye nyine ushobora kuba ari u Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda, nagaze kari muri diaspora. Ya reka ngushimire kandi ngo ikaze kuri Ni Hope Media TV wakoze kuza tangira wibwira abasani bakurikira Ni Hope Media TV. Agopa the names Nojibu the multi-talented dude. Yeah. AK the reformers commander. Yeah. Yeah man. Everybody knows me. Yeah, Nojibu tuguhaye ikaze. Man, nanjye ndishimye kuba muye namwe. Kandi byiza ni by'ingenzi kuba twaganira kuri no channel yanyu. Ya hari haciyeho iminsi myinshi cyane nekereza kuba nakoresha Nojibu ikiganiro nkamuzana akagira ikintu abwira abanyarwanda ese Nojibu ageze ku kintu Nojibu ubundi dutangira Nojibu ni muntu ki? Nojibu ni umuhungu nagarakura cyane aracyari mu rubyiruko ikindi bano mfite talent nyinshi kuko ngewe nkina filimi ndarapa ruva apana rapping I'm rapping yo narangiza urana ibindi ndi numu presenter kandi ndi numu entrepreneur kuko riba mfite YouTube channel ubwo nanjye ndo mu entrepreneur to none se nibyo waruvuze ubundi hari igihe Nojibu wenda umuntu cyumva Nojibu bwa mbere ahita yibaza ati ese Nojibu aturuka he afite ababyeyi ese n'umwana wa kangahe hari abantu benshi bahita bibaza ese Nojibu ni muntu ki ndi umwana wavukiye Kicukiro Gahanga urumva ndi umwana wa nyuma muri famille mu rugo turabana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri nukuvuga ngo uri umwana wa nyuma uri bucura nyine muri makeya nyine wabyumvise ndi umwana wa nyuma hari ahantu wigeze kutubwira ngo wigeze ukora music ese hari nk'akantu gatoya wagaragariza abafana bawe koko ko music wayikoze uyumva ari bora mfanye na Bulldog yitwa abayobozi ndakubwira ngo dukora job bakora ubusa turabaza bakibada gusa nituguza twe tudaguriza wazana so kadaburizwa kuvuga kuri so gusakuza iyo usaze turakubabaza ikirori turakenyegeza byukuri tukakinyeganyeza ako man ufite talent ya danger ngiye buriya njye nkukurikirana nkumva nyine ibiboro ukora biba bifite karite hari abantu bareba ibiboro umuntu abakora niba biha imbaraga ariko nyine ushingiye ku bintu mbwiye nakoranye na Bulldog nakoze iki n'iki ngiki ni twabyita ko na mahirwe abakomeye ahubwo habura iki ko iyo boro yawe itazamutse wenda ngabanyarwanda bayimwe nyine banzu byume twe turakora bya danger ariko sometimes habura ibiceri support ibintu nk'ibyo ngibyo ariko if God wishes manzi ko umuntu wese afite time we cyane nikigera itarariza kinyenyeri yanjye yakenyiwe ne mu kirere hari ya wallahi ya noneho haru bintu amakuru ngenda mfata ku muhanda buriya nkubajije n'ibya music mbizi neza ko nyine wayikoze ariko ntuyiheruka winjiye muri cinema ese kuki wafashe umwanzuro wo kuba waha cinema umwanya munini ukawusimbuza umuziki ukaba umwanya mutoya kuko ndakekashiriza igihe kinini utagikora umuziki warinjiye mu bintu bya cinema abura iki ubundi baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya aho bweze ko ngiyewe nakuze nkunda umuziki nkunda filimi kwa turi kwishuri twakoraga amatiatre urumva runavuze atereka byose mbikorane to ariko ubu ngo muri akanya mfoka sinze kuri cinema yaba ari filimi cyangwa comedy kugira ngo nabyo mbikora ubwabyo ko umuziki no kuzigiye kinini none filime kanyikore noneho then after abakunzi banje banyotewe bahishiwe mu minsi imbere undi nzabakubeta n'imizigo ya danger urumva kandi none ngewe nuko nakwiye ngo ndi multi-talented dude kuvuga ati ngewe nabasha kurapa nabasha gukina filimi comedy nabasha n'ibindi bintu byinshi muri entertainment ko nubundi ngende no mu cameraman ya nk'umuntu umaze rero kwinjira muri cinema wenda tuvuge ko ibintu byose wamaze kubinyuramo ubona cinema itaniye he n'umuziki ntago bitandukanye ko byose n'undi bintu byo kugira ngo uhereze abantu vibe ubashimishe mu bijyanye na rare
ku mafaranga ubundi kwanza mbere ko iyo urimo urakora ikintu iyo ugikunda ubanza ukagikora urukundo na passion ufite ibiceri biba bizaza tu icyane cyambere nyine tubara business ariko amafaranga two kuyashyira imbere amafaranga za bro ariko nanone imbere uzaye kubona ubone nk'umuhungu ari nka USA if God wishes if God wishes nibyo ariko se nanone ntago wakora ikintu ugifokasingeho nta nyungu uri kubonamo nibyo nyine ugomba kugikora ugikunze ariko n'ubundi uteganya ngo kikizanyinjiriza noneho nk'umuntu umaze kubicamo hari uburyo waba ureba byose uburyo bizakwinjiriza ku muziki kugira ngo mbarabure reka mbabwire none nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 no Jiba zabari ku rundi rwego natwe nibyo twifuza hanyuma nk'abana bashaka bisengeye nk'abana basenga hanyuma nk'abana bashaka kwinjira muri ibi bintu hari abari mu ruhando rwa comedy rwa music rwa filime ariko bashaka kubyinjiramo batabisobanukiwe babagiriye ihe inama nabakira se nibakore cyane kandi nyine bageze bahige amahirwe barebe abantu nyine baba metre cyane babajyane muri game fresh ikibazo bakunda kugira hari nk'umuntu uba ufite impano ariko akabura ahantu amenera ntabwo abura ahantu umenera kuko ubu muri iki gihe hari social media hari Facebook hari WhatsApp hari YouTube hari Instagram hari TikTok hari Audiomack ibyo byose wakora ntabwo ari nka kera bavuga ngo ndatigita kuri radio cyangwa televiziyo umwana umuntu wese ufite impano uziyaminiye nubwo utafite enda kamwe uko twe tuzifite cyangwa n'abandi bazifite ushaka gukora ibintu byawe ukabikoresha na phone wapfa kuri phone igira ishusho rigerageza ukaba ufite content nzima ukayikora gutyo bikazarangira waragezeyo nese buri kantu na buri nguni sibafatisha video phone ariko turabazi twarabamenye ko nanone bari abahungu bari ku rundi rwego nago hafata umwana ukiri hasi na rundi rwego urwego bafite nuko bafite ubumenyi mu twa bafite content bakazikora ariko bazikoresha iki telefone kandi nkeka ko umuntu wese ubu ngubu yabasha kwa affordinga phone akayigura kuko nubundi phone zirari ngo nizave nizirari wenda bwo zaguha ishusho rya fake ariko ushaka gukora ibintu bya danger bigatangira ari ishusho ry'amafuti apfa kuba ijwi rya ryumvikana n'agashoka kagaramo gake nicyo gikarenda kikaza uko kimeze ariko bikagenda gute kuko ufite content hano bakabikunda bakabana gusapotinga umuntu wese ufite impano we nakore paka bigomba kuba kireka umuntu ucika intege never give up bro and my sisters numvishe wenda ngo ufite ibikoresho birahari komutera ushobora no kuba ufite cano hanyuma nk'umwana ubu kubonye akavuga ati no Jibu ndumva we uburyo bimeze ntago azangora kugira ngo mbashe kuba nagera kuri papasi yanjye uwo mwana akaba agukeneye yakubona njyewe n'abapeti bajya kunda kunyandikira kuri WhatsApp ko niba n'abaproducer nanga filime gutya nakonye n'abararabanje bo badanizo babije n'abandi bose nyine wenda tugenda dukorana ama projet cyane nawe n'undi wara wese ikintu gihari nge pininga namba yanjye nyishyiramo muri description no kuvuga urushaka kumamagara ikintu ngiye mitamwabwira ndakubwira niba ushaka gukina nyerekana wakinnye mbere niba utarakinnye hano wenda ngo ujye kuri kamo muri team runaka ariko basi nyekana tuntu wakoze kuri phone ndeni ufite impano cyenda kuzana muri team ukaza ugakora akumva nta mpano ufite nyine ari kubikunda gusa nta mpano ufite twatikomeza ukore nimbona wageze ku rwego rwiza uzambwire ngiye nzagushyiramo kuko ari umuntu nakwanga afite impano ukumva aravuga didimanga ukabona nagakora geste za sinema ukavuga ati wowe ni yahuzo mu bigori ariko peta afite impano nago namwe mu mwanya bro mu gice tugezemo mu hagati nyene kongera ukareba mu buhanzi bwawe mu bugeni ongera ushake kapera wongere uhabafana bongere bomve no Jibu one gwara bikabije bituma generation.com yangirika karava kwigana ibicando tubigira kamenyero ma big town kuri gifike twa Cobra ubikobwa Obla California mugende mwipfire ko stamina zirarenze that's how it is bro ako bakinuri igihanga we wapi nago bikaze bro nose man ubundi ngenja nibaza ikibazo cy'amatsiko ubundi bino boru birekire iki kuki utabiha umwanya nyine ngo bifokasingeho nyine twese twishime kuko iyo winjiye muri rap man urayumva byadanje wanavuga noneho ko wagiye uhura n'abaprofessionnel nka ba Bulldog icyo ni ikintu cyaguha kuba wakora cyane nyine ukagira hari abapeti benshi baba bagukumbuye mu muziki habura ikintu twiyereke nyine nabo bahe ibyishimo byabo bakeneye Bible says everything that happens in this world happens at the time God chooses ubwo noneho igihe Imana yahise muri kigira byo byose mbazabibona noneho rero nyene ko dutindaho hano niba Imana yarahisemo ko igomba kugira igihe cyacyo nyine kuba yakugenera igihe ukagikora mu gihe cyacyo sibyo ariko noneho umuziki wawe ugiyemo turabizi ko urimo nago dukeneye ko Imana iwushyira mu gihe cyacyo wigeze kuwukora icyo gihe none kigira nzashininga nyine maze ibintu bigende neza fresh icyo gihe nibwo rero muzamenya ko none nkora niyo muziki hanyuma nk'abakunze tugukumbuye mu muziki uradufasha iki
turi 2024 2025 mu kwezi nk'ukwa gatandatu nzarekura EP. Abantu bose bankurikira kuri platform zanjye kuri Instagram Nojibo Official, kuri Facebook Olivier Nojibo, urumva kuri YouTube Nojibo Official TV, kuri TikTok Nojibo Official. Okay, Nojibo, hari movie wigeze gutangira ahashize. Iyo movie yitwa The Dark World. Okay, nibyo? Yitwa The Dark World. Sasa rero iyo movie yageze aho ngaho irahagarara kuri episode ya 2 ndakeka. Hanyuma kuki iyo movie itakomeje ni sine wayisobanuraga? Kuki yageze aho ngaho igahagarara nikomeze kandi abantu bari bayikunze ubona ko nyine abantu bayishagarari habuze iki? Maneka nitugege tubeshya abantu tubabwiza ukuri. Movie kuyikunda ni fresh, ni sawa kandi respect umuntu wese wa kurikira movie. Ira movie zagaruka 2025 man ibiceraje bigeraho ngaho ukabona ni ibisazi kuko action movie ziragorana byatari kandi ubushyiramo amafaranga menshi kandi hano mu Rwanda ducuruza kuri YouTube gusa, urumva ari nko hanze bacuruza kuri Netflix n'ibiki bafite na website bacurizaho imiziki nako amafilime na kanare ikomeje ariko nyine ugera ukabona capital irimo iraba ntoya kandi ukabona nago nshaka kubeshya abantu. Niba ari action movie irimo igisirikare abantu bafite imbunda bafite toni za gisirikare uniform za gisirikare, urumva amamodoka bare yatayari ibintu byose rero ugira ukabona ko bigoranye ariko nago nanjye nacika intege ko nanjye ikintu nge niyemeje no kubereka ibintu bya danje bizema to. Rero umwaka utaha nko mu kwezi kwa 4 ira movie tuzayikomeza. Twari tugeze kuri episode ya 3 dukomeza tuye ku episode ya 10 season ya 2 birarangiye dukomeza season ya 2 to. Aho ndakunze. Hanyuma rero mu gutekereza kwanjye kuki wahisemo umukinnyi nka Shitani ngo ari we muyikorana? Niwe wabonaga uzayimedita neza cyangwa niwe wagezeho? Ikintu ngiye ngundira Shitani nuko nyine mu Rwanda sometimes wajya ngo nago tu respecting impano ariko Shitani ni umuntu mwiza kuri action movie man. Nisura tugira ngo gutyo tubona ko yuna kinari byo. Shitani kuri action movie man. Jewe ndemera mu nanyemeje Shitani kuri action movie hano mu Rwanda. Namungira umwakitero wa mbere kuri action movie. Okay. Kuri action kabisa, kuri action Shitani ni mwiza. Nka Shitani aza kujya mu rwakavukira nka USA kwabwije kuri ubu ngo bari marasererana abande n'abarambo n'abande bose kuko bari kumwe neza gutyo kuri amunika man afilinga action ukabona kuko ibintu ari marakora n'ibintu bimurema. Hanyuma urateganya ko wazanamo abandi bari ku rwego rwa Shitani cyangwa se wakomezanya aba character ufite? Oya baramfite nshaka kunjyamo wenda nka Monster mu gihe abakiri mu Rwanda ko ramuniga nawe no umumenyi n'abandi bamenyi bagiye batandukanye barari kabisa kandi movie harimo apeti baguruka mu kirere bazi kungufu b'abakrobate amwe n'umuntu gitwaga Muzamiru man, much respect kuri Muzamiru man, wo mujama nararenze kuri kungufu bakoraga ibintu birenze mwita tempo. Ni nk'izihe mbogamizi wahuye nazo uri gutegurira movie? Ya movie mama ni mbogamizi nyine nago zabura ama location urabiza abari ibisazi location abari ibisazi ni ikidoro kuvuga ama props agenda muri action bana abarenze kugira ngo iramye imyenda gisirikare ndumva ari nkita ndatu n'impunta iminsi 2 kubikodesha byatwaye inoti 100 byonyine gusa ku myenda gusa. Ku myenda n'impunta gusa. Uraheba? Oya nago ari ibintu bikaze to. Ariko nyiri imari ikintu cya mbere so gutinyisha amafaranga ari twakabaye tuyarekura tugakora ibintu bya danje. Ahubwo ikintu cya mbere no kumenya ngo abantu ndimo ndahereza ibintu ndabahereza ibintu bizima. No then bakabireba wagira mu rwo bakabireba bago batabireba ndagukiyangana kuko buzi ko watanze ikintu kizima produit ya nyayo. Ira movie yafashe location ya hehe? Ira movie yakore ahantu bitiruwo ni Rwamagana. Irubona. Nyuma tungenda ni Rwamagana mu mujyara za Buswahili ni hose inkota turimo turayiga sejo. Hanyuma kuki wafashe umwanzuro wo kujya kuyikorera Iburasirazuba Rwamagana? Hari location nziza amashyamba meza twagomba gukoreramo zira boroka ni dukomeze nandi ma episode no tuzajya. Good. Nojibo amasaha ari gusa nkaho tugendana gake ariko nyine turashaka uburyo twihutisha. Ikirere cyatangiye guhinduka bihangana bari kureba ariko reka nsoze nkubaza kino kibazo. Uramutse ufite umukunzi umukunda cyane mukundana umufasha kwishura umwishyurira mu rugo ushobora kuba wamufasha mu bushobozi bwawe nyine buri aho ngaho nyuma akaza kukubwira katwite mu gutwita siwe wamuteye inda we akaza aje kugusemba baza akakubwira ati ndatwite byabaye gutya nyine bamfata ku ngufu akakumvisha ukuntu nyine atari we byaturutse ariko atwite
kandi wamufashaga wumva nyine azakubera umugore, uwo mukunzi wawe wakomeza kumufasha cyangwa wahita umureka? mani ubundi bakuvuga ngo urukundo ruravuna kandi ruragora. mani ubona ko ari umuntu mwizeranaga nta muntu utagira amakosa to wakomeza ukamufasha, ariko n'undi ko yakuberekera kuva kera wahita umubwira ati komeza inzira zawe nanjye nci zanjye. ariko nako ari umwana witondaga urumva mani nta muntu utagira amakosa, kuko hari n'abakobwa nabo bataratwise cyangwa ngo abyare aho gasakwemo nk'inda nka 15. hanyuma se akubwiye ngo byagenze gutya agira ngo yirengere, wewe wakomeza ukamufokasingaho cyangwa se bisaba kureba kure, kuko ni wakwemera ko akuzanira umwana ubizi ko nyine umwana atari wowe akamubyarira mu maso yawe? umugore mwiza n'umugore ubyara mani, gusa kujya no uzashake ushaka umwana ngo kugenda ugashaka umugore umukobwa kwema inda nk'eshanu ngo 3 ubundi ngo babinagoye, ariko ari wajyana no muri 5 nta kintu zirabagira. sibyara tukazana uwo ngo wacitswe nda nka rimwe akabyara uwo ngo umwe, ariko wenda kabuzi ko ari agakosa kabayeho mu kabana ntari bimana ibyo ngibyo. Mu by'ukuri se akimara kubikubwira wakomeza kumwishyurira ishuri ugakomeza no kuba wamufasha? Mwana wabikora apfa kubona ko yakigukunda ubwate no gutinyuka bwa ati ngiye mbabarira sheri, kandi ukabuzi ko nta mico mibi wari umuziho. Ni ubutwari bukomeye. Kuki utamwohereza? Nawe nese we origani tukikunda abahungu ni uko nawe umushaka kufite umukunzi ugatera undi mukobwa ine aho kamubwira ati ngiye nanjye naracitswe, we naragiye nkano mu kabari turasepira igikobwa kinyishinzaho n'iki pa urumva atari ko mbabarira ntago nabikoze mbishaka, nakaba yakubabara kandi akemera ko uwo mwana wenda ugiye umukobwa wateye inda azamukuzanira azamurira kandi mubana kandi atari uwo. Ubwo nyine reka twumve ko we wakomeza ukamufasha ubuzima bugakomeza ukaba umukamwana abana uburyo yabyara umukana abana ahubwo. Najibu turagushimiye ko waje kuri Ni Hope Media TV. Nanjye ndabashimiye cyane kandi n'iby'agaciro kuganira namwe, kandi mukomeze mukore uko bizagenda kose bizagenda neza, kandi Imana igihe cyose nizera ko Allah yashatse gutanga umugisha biba ikintu cyambere no kudacika intege. Abadukurikira mwese Imana ibaho umugisha. God bless you.